umukobwa ari murambonye. Umukobwa w'ihemu. Uhe urangwa ni Sandra. Hasi kandi nawe ahubwo usibye no kumubona nta mukobwa turaziranye cyane. Sani na sheri wanjye mu. Burya ari sheri wawe. Wereka amafoto. Amafoto? Nta mukobwa ibyo nawe amafoto s'ubwo ameze ate amafoto ye? Mbese murateta. Gusa turebe se ayo muntu wese mumeze gute, hari nk'ukuntu umuntu ashobora nko kukohereza nk'ifoto akubwira ati ngo bimeze gute? Kankwereke. Kamusoneshe ho bro. Rebe. Reba yose ni. Urabona? Do. Abonye. Kose uyu mukobwa uyu mukobwa ibi bintu uyu ni sheri wanjye. Ariko se uyu mukobwa none kugira ngo ngiye nkwemeza ko nta n'ibintu bikaze mugiye kuzajya mukora bihemu ni inshuti ya papa, aza mu rugo bakaganira, hari ukuntu dushobora noneho no kubihurizamo n'inkwano ugasanga bihise bihuriramo, ugasanga muraziranye se ukuzo muhurira ahantu mu muhanda turaziranye. Reba yose ni urayabona aya yose umva nk'usanyere urumva uyu mukobwa mbare kabiri uyu mukobwa nzongere kumva hari n'umuntu mbwe ngo wongeye no kumuvugisha ngo umwana ahuye no mu muhanda ngo uranamusubiza reka rwose nawe muragendana. Umva nkubwire nakumena mwese muragendana nakumena oya ubwira umuwondi we akareba nawe ubaza wamenye abahanze bakubwira mukobwa ntuzongere na rimwe ubyumva. nase murakorana ngo ngwiki murakorana ndakurasa ubundi kataburo. Urabizi ko mukobwa w'inshuti ya papa w'inshuti na papa gute se ni inshuti noze ibyo umva ibyo noze ibyo ngibyo uramukobwa akunda ngewe inose isazaza avuga ngo jya gukunda uri ibyo bintu uzi kubibagaho. ubundi nyereka ifoto kataburo kankwere amaye nka none ibyo mwereka ahubwo ifoto mwereke se ariko umva nkubwire ni mukana ntago kuba ufite ibyo binyabazungu wabinkangisha ngo nuko mfite agatoroshi kanjye. ubundi katabyo iyo mukumbuye nuko ubona kano gatoroshi kanjye ndamuhamagara urukumbuzi rugashira urukumbu ntabwo atwara byose. Nicyo amafaranga yawe nyishyura nwishyura amafaranga yawe nyishyura ariko koko twarenganye mani, umuntu antwara umukobwa antwara n'amafaranga cyabe ntabwo birajya ariko mani Minumaye kubintu nagiye ukajyana n'umwana ushaka Minumaye kubintu nagiye ukajyana n'umwana ushaka ihemu
hasi uraninde icucu ngo ni gakire ramura neza akura amahema muze shaho ndacyabarizwa inaha ubu ndabarizwa mu bushorishori hehe se kandi wowe ibyawe ni uguhora utaha akanyugira ko kuruhuka ni mu kabari gusa mu muhanda n'icupa unywa gusa ubu ngubu wagira ngo inzoga zina zose bari kugomorora iwanyu ariko unahemuka oya da Jese memuke none ni gute uhera ku wa mbere ukageza mpemuke kuva ku wa mbere uri mu kabari kugeza ku wa mbere ni mu kabari nta munsi numwe harya ngo uri gasirimu ubu sirimu kagende bicyaka uhagaze cyaka amazi amara icyaka batoga ntimara icyaka baca umugani mu kinyarwanda mpemuke ndamuke uhemukuramuke nyine reka nigendere mu rero ngiye mu hano hirya ngo harimo nakarwaye ngiye kukareba ndebe uko nakajya mu nka harimo n'iza nakarwaye ukarwaye rero urampaye umutwe wonyine na akavura ngize ngo ugiye no kundangira mutena ko kuri bihemu ni ukuvuga ngo kimpaye umutwe nakavura da atungana ese koko mana nzakomeza kuba muri buno buzima koko mana yanjye ndi gusenga ngo papa nawe yambonye harano kuko yanyica nshaka ngire vuba nkora imirimo vuba vuba mbona uko nateka basi aze gusanga bihiye ako mana ndabirambiwe pe ugeze naho kumwuburira ugeze aho kumfata umweyo ukankuburira ndagaragara wambona se ntabwo wari wambonye mvuye aha ngaha kuzamuka kugera ntabwo wari wambonye ariko we kasamwe ku buryo bivuze ngo ubu tuvugana ntabwo umugabo ureshya utya ntabwo ngaragara nyine ntabwo nari nakubonye mukubita urushyi rw'iminduro umugabo ntagaragara uri gutera impundu ni kwagegera wasatura watetse watetse ikiyoka watetse hanze kugukopa nyoko hari n'amafaranga gusigiye ariko umuntu yifata akabwiriza umuntu w'umugabo abazi ko nirwanye n'agacu reka hora n'amacinya kutibeze papa ndakwanga ijana ku ijana mana yanjye njye gukora ibindi yujya kuta umuntu amara amasaha 24 adakoze ku muntu si umugore nashaka si kiriya cyane yanzaniye ariko ubundi sikuzana ngo nzanye umugore sirurana umugore urana umwana ni kabutindi nuko binevura nkabivugurura nka sindagwa zazankuramo umutima aba bashyizemo ibiki umuntu aranywa akagenda yengera ya gikorwa nzakigambanira kimvire mu rugo reka kuko uhita usanga nta kintu kikimariye mperuka akaryose
kanigire kwaga yagiye mu kabari ka Gasirimu ndabizi uko biri kose sindabura undungurira amaye nka rero urashize sindaburungurira rimwe ndicaginga nimugoroba turaza kumenya umugore n'umugabo munuru sinkirya amen